Igitondo cyiza bene data, turabashuhuje tunifurije kugubwa neza, Uwiteka bahire. Turagarutse muri za ngingo zacu, abo twabanye ejo, abageze bwa mbere, namwe mukore subscribe kugira ngo tuzahorane, ariko tugiye gucumbura bya byigisho. Ndi kumwe na mushiki wacu rero, amaze iminsi adufasha kandi akomeje kudufasha, reka tumwakire abasuhuze, noneho dukomeze. Karibu. Mwaramutse neza, turabashuhuje, gire igitondo cyiza. Yitwa Mukanditiye Rushi, nishimiye kubana namwe. Rusi arakoze cyane. Tugeze ku ngingo ya gatatu, iri ku munsi wa gatatu, birumvikana ku itariki 23 Kamena. Ingingo itubwira ngo urubanza. Reka tumusabe asenge, noneho niturangiza dukomeze n'ingingo yacu uyu munsi. Tata wa twese uri mu ijuru, mubyeyi mwiza, tugushimiye imbabazi zawe n'impuhwe zawe zitumye tudashiraho. Mubyeyi mwiza, waturinze muri iri joro ryose rikeye. Tata mwiza, waturinze utabitewe n'ibiro mwiza y'ubukenuka twagukoreye, ahubwo bitewe n'uko udukunda ubyora mu cyubahiro. Tata mwiza rero, umwanya nk'uyu tugiye kwiga ijambo ryawe, turakwinginze ngo rifashe imitima yacu, kandi mubyeyi mwiza n'abazarushaho kuryumva azahindurire kukumenya, kandi mubyeyi mwiza kugira ngo uzaba ugarutse uzasange tukwiteguye, turabera n'abaziranenge kugira ngo tubashe gutambuka muri iyi si urije. Data mwiza, tuzirikanye abagaragu bawe, tuzirikanye abantu bose bagushakana umutima, tuzirikanye igihugu cyacu cy'u Rwanda, ubuyobozi bwose tubusabiye umugisha, maze mubyeyi mwiza utugirire neza, maze ibyigisho twese bizaduhindure, maze ibyadufasha ibyadukomeza ubiduhere ubuntu mu izina ry'umwana wacu Yesu Kristo. Amen. Arakoze Rusi, reka tumusabe akomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi, ariko anatwibutse mu ncamake ingingo y'ejo, maze dukomeze. Karibu. Murakoze cyane kuduha umwanya, Imana ibahe umugisha utagabanyije. Ejo twari twabonye ingingo itubwira kugaruka kwa Kristo. Twabonye rero yuko kugaruka kwa Kristo ari ihame, kandi azagaruka bidatinze, kandi amaso yose azamubona, ari n'abamugiriye nabi n'abamwishe bose bazamubona, kuko nta cyakozwe kizahera, kizagaragara uko byamera kose. Ikindi twabonye neza mu ngingo y'ejo, twabonye yuko mu gihe Yesu azaba ajyanye abera be mu ijuru bakimanayo imyaka 1000, ko Satani azasigara muri iyi si n'abamarayika be bahabohewe, kugeza ubwo Satani atazabasha kujya mu yandi masi ngo abayobye. Mwakoze cyane. Komeza. Urakoze cyane. Komeza n'ingingo y'uyu munsi. Ingingo y'uyu munsi rero yo kwa gatatu iratubwira ngo urubanza. Mu by'ukuri rero ndagira ngo iyi ngingo tuyiteho cyane, ko badukurikiye abasha kutwumva bari kure na hafi, tugerageze twumve urubanza icyo ari cyo. Mu by'ukuri kenshi mu buryo bugaragara twumva urubanza ni nk'igihe umuntu yakureze, ikibazo cyawe ukagishyira mu rubanza, hanyuma ukaba witeguye kuzahamagarwa kugira ngo wisobanure. Rero umuntu wese ajya kwisobanura adategereje gutsindwa, ahubwo naba yifuza gutsinda. Kugira ngo tuzasohoke muri uru rubanza, muko tugombye kugira umwitegure, kandi tukagira ibyo twikiranura nabyo kugira ngo tuzabashe gutsinda uru rubanza. Niki abera bazaba bakora mu gihe cy'imyaka 1000 Satani azaba aboshye? Ni ikibazo. Ibyahishuwe 20 murongo wa 4 kugeza 6. Ubwo hari igihe abera bazaba imyaka 1000 hejuru, ariko Satani we aboshye. Satani azaba ari hano mwisi aboshye. Nicyo abera bazakora. Noneho byashuwe 20 murongo wa 4 kugeza 6 aratubwira ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyawo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rumutwara. Abameze batyo bitwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Urakoze cyane. Aha hantu rero rwose ndararikira buri muntu wese gutega amatwi y'amagambo tugiye gusoma, urubanza, kugira ngo duze neza, kugira ngo tugire umwiteguro. Kandi n'aya magambo mwere datasomye arumvikana mu by'ukuri. Mu gihe cy'imyaka 1000 hagati y'umuzuko wa mbere n'uwa kabiri, nibwo abanyabyaha bazacirwa imanza. Intumwa Pawulo avuga ko uru rubanza ari igikorwa kizakurikira
kugaruka kwa Yesu. Umuhanuzi Danieli ahamya ko igihe umukuru nyir'ibihe byose yazaga yatsindishirije abera bisumba byose. Akoze cyane. Muri Danieli 7:22 niko havuga. Muri icyo gihe abakiranutsi bazaba ari abami ndetse n'abatambyi b'Imana. Nk'uko intumwa Pawulo abivuga, ni muri icyo gihe abera bazicara, ni muri icyo gihe abera bazacira ab'isi urubanza. Aha hantu rero byumvikana neza burya Imana irakiranuka kandi Imana ni urukundo. Abantu bazaba baramaze gutabaruka banesheje, aba bantu nibo bazafatanya na Yesu gucira ab'isi urubanza. Yego. Hamwe na Kristo abo bantu nibo bazaba rwose bicaranye. Urumva rero ahantu tukwiye kwitonda. Abakiranutsi bazacira abakiranirwa imanza hakurikijwe amahame ya Bibiliya. Bigaragara ko n'iki gitabo dufite burya uragisoma kirimo ubugingo. Urubanza rucibwe hakurikijwe ibyo umuntu wese yakoze akiriho. Aha byumvikana neza yuko nta kantu na gatoya marayika atandika, nta gahishwa amaso y'Imana pe. Kandi nanone bazagenera igihano kibabaje umuntu wese hakurikijwe ibyo yakoze, maze byandikwe imbere y'amazina yabo aboneka mu gitabo cy'urupfu. Aha rero biragaragara neza yuko mu by'ukuri ari urubanza rukomeye. Isaha n'isaha ubu twicaye hamwe, marayika ababireba, byose bizaza mu rubanza kugeza ubwo nawe ubyirebera n'amaso yawe, ku buryo nta hantu uzasanga wakubeshyeye. Kenshi dushobora kubeshyerana muri buno buzima, ukanisobanura kuko wandusha icyo kwisobanura ukanansinda, ariko noneho iki gihe cyo ntabwo byashoboka kuko bizaba bimeze nk'ibyandikishije ikaramu y'umuriro. Ni ikihe kibazo ku iherezo ry'urubanza rw'imyaka 1000? Ibyahishuwe 21:2. Haragira hati, mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Ongera dusomere ibyahishuwe 20:7 n'uwa8. 20:7-8 haragira hati, imyaka 1000 nishira Satani azaborwa ave aho yari yarabohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Urakoze cyane. Ku iherezo ry'imyaka 1000 hazabaho umuzuko wa kabiri. Abanyabyaha bazazuka bahagarare imbere y'Imana kugira ngo harangizwe urubanza rwacinwe mu ijuru. Umuhanuzi Yesaya nawe yanditse ibizaro ku banyabyaha agira ati, bazateranyirizwa hamwe nk'uko imbohe ziteranyirizwa mu rwobo, bazakingiranirwa mu nzu y'imbohe, kandi iminsi myinshi nishira bazagendererwa. Aha rero biragaragara yuko hazabaho umuzuko wa kabiri n'umunyabyaha wapfuye akazuka. Ni irihe herezo ry'inkozi z'ibibi? Ibyashuwe 20:9. Ibyashuwe 20:9 haragira hati, 9 haragira hati, bazazamuka bakwira isi yose bagote amahema y'ingabo z'abera n'umuva ukungwa, umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Urakoze cyane. Aha rero hagaragara ngo irihe herezo ry'inkozi z'ibibi. Ubu noneho bazumva ku isi yabagwiriye bibijyanditse ukundi, noneho bazarushaho kugira umujinya no kurakara cyane, bihute bajye kugota umurwa w'abera, ariko mu by'ukuri ntabwo bazaba bakibasha no kubageraho. Imana itugirire neza kugira ngo rwose tuve mu ngozi z'ibibi tujye mu bakiranutsi, kandi tubiharanire, kandi unasabye Imana yamubashisha kuva mu kibi ajya mu cyiza. Nawe gira icyo watunga. Akoze cyane. Urubanza ni ikintu gikomeye wakunze kubivuga mu byigisho byatambutse. Iyo twiteguye urubanza tuba dukwiriye gukora ibishoboka byose kugira ngo twikirano. Abantu bageze muri gereza mu nzu z'imbohe usanga kubera ko muri gereza ubufunze nta kintu gukora, abantu bamara umwanya biga urubanza.
nabonye aho abantu bavugisha ukuri mu nzu y'imbaho umuntu avugisha ukuri. Abafasha abana aravuga ati genda afashe umwana ku ngufu, bagenzi be bati wakigoryi wewe wabikoreye iki, nuko ariko bagera igihe bagatuza bakumva ko byabayeho nyine barangiza bakamugira inama bati rero uzaburane gutya abantu bahora biga urubanza. Nshuti rero hano natwe turi mu isi kandi iyi si burya iraboshywe, dukwiriye kwiga urubanza rwacu tukamenya icyo dusabwa kugira ngo tuzabashe gutsinda. Dufite amahirwe ko dufite umwavoka ari we Yesu, yaratubwiye ngo twebwe ntitugahakane ibyaha byacu, nawe azatsindisha kuvuga ngo uyu muntu ibyaha bye nibyo yarabikoze ariko nabambwe ku musaraba kubw'ibyaha bye. Urumva twebwe kujya mu ijuru muri make bisa n'ubuntu, kandi koko n'ubuntu twagiriwe kuko nta gukiramuka kwari kugira kwatuma bikimurirwa amarembo y'ijuru. Nshuti rero turabasaba kwizera, mureke dufatanirize hamwe kwizera Yesu kugira ngo atubere azatubere umwavoka mu gihe cy'urubanza, kugira ngo tuzabashe gutsindishirizwa nawe mu izina rya Yesu. Amen.